Ah, yo, Ashanti. Yo, fasi, meza bite? Fresh. Ewana, nakubona kabisa. Ariko se wagiye muri diaspora nyanga neza uranyibagirwa amana. Ewana, ariko aho muri Afrika utuntu twanye tuba tutureba kabisa, tumaze iminsi dukurikira udukoryo twawe turiya tugenda ukora. Mujye mutureba, ikibazo nuko mutureba nyine bikarangirira aho ngaho. Aho muri Afrika se mumeze mute man? Ya tumeze neza ntarebi kabisa. Ewana, Uje ko noneho kuraje cyane kabisa mbona utuntu twawe tudusetsa ngaha. Abajama dukorana bamaze like almost 3 years hano muri Canada. Bajya bakureba bagaseka. ujye barabura nyine barabura. Turaziranye kabisa. None se ahubwo mu YouTube nta nubwo irahando hemba ahubwo aho ngaho uramusunduje nk'amadolari. Shut up! How many times would they tell you? Gentil. Yo, fasi brother bimeze bite? Ni fresh man, aho muri Afrika bimeze bite se? Ewana tumeze fresh kabisa. Ase ushize ko wancitse mwana. Ariko nawe rero Gentil, buri impamvu nanagukubye abanyafrika mufite ukuntu mujya muduhamagara mukatwaka amafaranga nta n'ikindi kintu turavugana man, amafaranga. Ariko usanga like biri kutubangamira tu. Oya ariko man nareberega nanjye tuba twaganiriye kandi nye simba nakuganirije man hari rega biriye ntago njye sinakwaka buri gihe rega. Nyine man nje mba mbyumva kandi no kuba naguheleza something no problem je mba numva n'ubundi gutanga nta kibazo kuri gihe ariko nje twanga nyine aho ngaho muri Afrika abantu muvugana wampaye biratubangamira tu. None se man ubu ngubu nari nagiye kwa muganga kwivuza kandi nta n'akamituweli mpagaze shaba ari konce ibiceri bya danje kabisa. Aho ngaho uri kwa muganga se? Yego kabisa ndi kwa muganga. Continue. Pasi inshuti yanjye. Meze bite se? Fresh amakuru zo kumutishimye man. Gentil nge ntuzongere kumpamagara ngumbeshye. Nakubeshye ikize? Kumbwira ngo uri kwa muganga nkumva ihene zihebeba. Si binibyo ngibyo man. Asima wewe kwa mu Rwanda cyane. Twageze mu iterambere man. Kwa muganga hari igihe bazanye ihene wenda bagiye kuzikoraho ubushakashatsi. Nkiriya hene nkumishije ubundi nyine bari bagiye kuyibyaza. Bari bagiye kuyibyaza. Man ntugira ngo ni ibintu byo kubeshya tu. Andi makuru se aho ngaho muri Afrika mumeze mute? Sha muri Afrika nyine tumeze neza. Ariko ndumva nshonje mwana. Gentil la comédie. Yo pasi diaspora waje meze bite brother? Ni sawa meze ute se? Fresh man numvaga nshaka kuvugisha kabisa. Ewa nanjye maze iminsi rero nitekerejeho. Ndavuga nk'umuci twakuranye ukora udukoryo tukansetsa. Ewa ntabwo utageze ngo ucimishe kabisa. Ndavuga nireka nze kukugurira agafanta nubwo kaba kamake ariko ewa nkakugurire mu. Mana we. Pasi ntabwo akumva ukuntu no kuri urakoze cyane ndagushimiye. Hari aba diaspora ndumenyana nawe ukibaza nk'uyu nguyu ni umushomeri. Uyu nguyu yagira akazi muri Amerika ukabona ni we wamwifashiriza ariko si wakumva ukuntu nshimishije man. Ubu ngubu nibaza ibibazo mfite ukuntu bizakemuka. Mama ararwaye bamuciye 300 kwa muganga, sister wanjye nawe 200 nawe ararwaye abari kwa muganga aho mama yagiye kwivuriza bafite ibibazo byinshi cyane. Ntiwakumva ukuntu nishimye kamera yanjye yaramenetse nibaza ngo nzayikoresha ariko no kuri urakoze cyane ahubwo anze nkweza nomero ugiye kuyoherezaho noneho akuntu banyweye biki pasi. Salama Gentil. Bimeze bite diaspora wanjye? Mbona noneho wishimye cyane ra? Ndabuzwa n'ikizimana abanyarwanda bose tuvugana barishimye man. Nose ntuzi ko twakiriye man ushanwa ry'amagare. Nabonye kuri social media. Wana abanyarwanda bose umve ngo barishimye tumunezero udasanzwe. Ndumva ari sawa. None rero impamvu nari nkwamagaye rero nabonye haje abanyonzi benshi bavuye ku isi hose. Amahoteli ashobora kuzuzura nyine ejo hari abazaza kurara mu rugo nagira ngo umpe nk'icyatana aho ngaho.
Yo pasi inshuti yanjye. Janti nizere ko utagiye kunyaka amafaranga uyu munsi kabisa. Ariko man ngaho nyumve ukuntu munyakiriye man. Ariko se ubundi abadiaspora mwabaye mutema. Wumva nta kindi kintu umuntu yakuganiriza man. Brother, actually twebwe twarabamenyere hano musa. Uhamagara umuntu n'inshuro zose, uba n'inshuro zose tumaze kuvugana. Niryari twari twasoza kuvugana utanyetse amafaranga. Ase pasi koko iyo urebye ubona nta kindi kintu twaganira koko. Ubona nta kindi usibye amafaranga man. Naribi mu byukuri njye ndashaka kukubwira ntunyaka amafaranga. Man ako nagasuzuguro bro. Ako nagasuzuguro ngewe nshobora no gusubira numero sinzongere kukuvugisha. Urumva? Shaka gusiba nimero yanjye. Nahisiba man, nahisiba rega no man byo ntabwo mbikunze bro. Okay, brother nta kibazo yisibe Janti, yisibe kabisa, yisibe nimero yanjye yisibe. Asa uzamenya ryari ko ndo umukomedi. Nta no gutebye nta no Salama Janti. Akasha ntabyo asara pasi, ntabyo asara mani wenyibarirwa we. Ubwo buryarya bwawe mani ndaburambi. Ase man, kuki wibagirwa vuba vuba mani? Ntabwo twakuranye zo buri twajyana kuva mu kabande. Twajyanaga kuragira, tukajya gukina kare tugataha tukarya mu rugo dufata nk'abana tuvukana mani. Gute ibyo bintu ushobora kubyirengagiza mani? Umuntu yagusaba amafaranga mani, ugatera hejuru ugateza impaka mani. Twega tugiye tukwishyuza ibintu twagukoreye. Kuse ko ayo magambo yose nayi cyaka abanyafrika kukimwa mwumva agakomye kose ari amafaranga agakomye kose ari amafaranga. Bagabo cyane. Naho kukumburanye kumamagara ugamije gunuka. Abanyafrika se wori ariko none se wowe ntabwo uri umunyafrika ariko mwabaye gute ma? Aye byana mujye mu bigabanya. Ariko pasi reka nkubwira uzi ko wa murozi wari utuye munsi yo mu rugo akiriho kandi ni inshuti yanjye. None se washakaga ngahe Janti?